Uretse fone n'amafaranga n'iki kintu kindi kitabura muri kofi yawe? Murakoze cyane. Ikibazo cyiza. Ikintu cya mbere kitabura mu ikofi yanjye ni icyangombwa kabisa. Urumva amafaranga yabura cyangwa se ibindi bikabura, ariko icyangombwa uba wumva ufite umutekano. Tubahaye ikaze abakurikiye Amahoro TV. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa. Uyu munsi aratubwira byinshi birambuye ku buzima bwiwe, bwaba ubw'akazi akora, bwaba ubuzima busanzwe. Uyu munsi turaza kumumenya birambuye. Turabasuje aho muri hose mu bihugu bitandukanye abumva runo rurimi. Tubahaye ikaze. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru y'iminsi? Ni amahoro, turashima Imana. Mwatangira mwibwira abadukurikiye? Murakoze. Kuba tanzi nitwa Iranzi Clement, ndi ingaragu, ntuye Nairobi, ninankorera umurimo w'Imana mu itorero rya Grace Tabernacle Kayole. Turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, natwe twishimiye ubutumire bwanyu. Clement ni muntu ki? Ni gute wakwibwira umuntu utakuzi ukubonye bwa mbere? Murakoze. Clement ni umusore ukiri muto, ufite ababyeyi, papa na mama. Ndi umwana wa gatatu. Umaze igihe kingana iki ucuranga? Murakoze. Sinibuka neza mvuga ngo maze imyaka ingahe ncuranga, ariko ndatekereza ko ni myinshi. Ndatekereza ko ubwanjye bwa mbere natangiye gucuranga mfite niga muri segonderi 2012. Ndatekereza ko aricyo gihe natangiye gucuranga. Gucuranga ni impano cyangwa wagiye mu ishuri urabyiga? Murakoze. Gucuranga kwanjye navuga ko ari impano, kuko sinigeze ngira amahirwe yo kuvuga ngo ndabona amahirwe yo kujya mu ishuri niga umuziki. Ni impano mbese yanjemo, nanjye ndayifiringa, ntangira kwibyaza umusaruro. Ese gucuranga cyane cyane mu macacu no muziki wa gospel ubona watunga umuntu? Cyane kabisa, cyane. Ndetse kuri ubu ngubu kuri njyewe nibyo bintunze. Biterwa n'ukuntu wakoresheje impano yawe neza. Impano yawe uyikoresheje neza yagutunga kandi ukabaho neza. Gospel ntigira umushahara. Sinavuga ngo ifite umushahara uvuga ngo ndahembwa, ariko ayo mbona ambeshaho pe. Utubwiye ko amafaranga ubona ariyo akubeshaho. Hari icyo yari yakugezaho ukavuga ngo n'amafaranga nayakuye mu gucuranga? Murakoze cyane. Ni byinshi bimaze kungezaho. Maze kugera kuri byinshi pe, binyuze mu murimo wanjye wo gucuranga. Urugero tubwiye ko ari byinshi yakugejejeho, ni nk'ibihe bintu bitatu ushyira ku isonga ukavuga ngo ibi ngibi nabigezeho kubera umwuga wanjye? Murakoze. Ikintu cya mbere mvuga, wenda ikintu nagezeho, ikintu cya mbere bizinesi. Byatumye nimpuruvinga mu bintu bitandukanye binyuze muri ya mafaranga naboneye mu gucuranga. Ikindi burya hari ikintu tujya twirengagiza. Iyo ufite connection ijya ikugeza ahantu udashobora kwigeza. Connection yagutunga, kuko dushobora kumenyana nawe ukambera umugisha. Wa mugisha wawe nkawubibiramo. Ndatekereza ko hari byinshi byagiye bihinduka. Tubwiye ko gucuranga byaguhinduriye ubuzima, kandi wacuranze ahantu henshi hatandukanye, ucuranga mu biterane byinshi bitandukanye. Ni ikihe giterane wacuranze utazibagirwa? Ibiterane ni byinshi. Hano usanga tuba dufite ubutumire bwinshi butandukanye, mu biterane by'abayumbe, ibiterane by'amakorali. Ndatekereza ko igiterane ntazibagirwa nagiriyemo umugisha mwinshi ni igiterane nagiriye Gisenyi. Nari ntumiwe i Gisenyi mu giterane cy'abanyamasengesho baho.
ndatekereza ko ni igiterane mbese cyambereye umugisha kuri njyewe cyane pe, byose n'ibindi bigenda bimbera umugisha. Ibyo maze gucurangamo si bike, ariko ndatekereza icyo ntapfa kwibagirwa muri njyewe n'iki Gisenyi. Yego. Hari umuntu wari wakira ku bwawe yumvishije umukunga wawe? Cyane, benshi barabimbwira, ndetse abenshi bo hanze nkatwe ducuranga turi muri Afurika, ariko ababikurikirana bari mu bigabane itandukanye. Rero mva gucuranga nagera mu rugo ngasanga umuntu yanyandikiye ati igisimba cyawe naracyumvishije, mfite ikibazo ndasubizwa. Nka Bea, Patrick, Mbangutsi na Nzungu n'abandi bacuranzi benshi ntiriwe mvuga mu mazina, iyo ubabonye bigira iki nk'abantu mukoramo umwuga umwe? Murakoze. Burya umuntu wese ari icyo ushobora kumubibamo, uhereye kuri abo bose n'abacuranzi beza, uhereye kuri Bea, Mbangutse, Banzungu n'abandi n'abacuranzi beza. Buri wese ntawe ufite ubumenyi buhagije, ahubwo ubumenyi ufite iyo umuntu uzi kubana n'abandi muri sosiyete, ugenda ubungukiraho ibindi bintu bikabasha kuba byaguhereza, nimba ari ibintu byiza ukabibyaza umusaruro. Muri uyu mwuga ukora nta mwuga utagira imbogamizi, uyu mwuga wawe ukora imbogamizi ukunze guhura nazo ni izihe? Murakoze. Imbogamizi ni nyinshi, ndetse no mu bindi biganiro nagiye nkora n'andi ma TV nagiye mbigarukaho. Imbogamizi ya mbere ni ukutagira senti. Burya iyo udafite senti, hari igihe nshobora kuba ndyamye ndi mu nzu, nkagira ka innovation kanzamo. Rero muri wa mwanya kuba ntafite piano ngo mpratike, bikangora, bikaba byansaba ko manuka nabo nkarinda nza ku rusengero kugira ngo banze nkore birya byandayemo byaje, kugira mbigire aho mbikura naho mbiza. Cyane imbogamizi nyinshi dukunda guhura nizo n'izindi zitandukanye. Mu minsi ishize twumvisha ngo wagiye Tanzania, wari wagiye kumara iki? Ni akazi kari kakujyanye cyangwa ni gahunda zawe bwite? Murakoze. Naragiye mu byanjye, hari business nari ndimo, uretse ko atari yonyine nagezeyo mpakorera n'ivugabutumwa. Yego. Ni business ijyanye n'umurimo w'Imana cyane mu buzima busanzwe? Ni business ijyanye n'umurimo w'Imana. Yego. Hari indi mpano waba wiyiziho itari iyo gucuranga? Impano yindi itari iyo gucuranga, impano ni nyinshi, izo ntizabura. Impano navuga ngo se yo gusurana, kuko ndatekereza ko niyo impano nagiraga mbere, ni impano yo gukina umupira, ariko kuvaho ninje mu murimo wo gucuranga byagiye bishira birarangira. Nuko kwese sinavuga ngo ni impano yindi nabyajije umusaruro. Yego yari ihari, ariko ngiraho nyisiga. Ni iyihe mpano cyane wumvaga ufite kugera aho uyisiga ugakurikira umwuga wo gucuranga? Murakoze. Ni impano numvaga mfite ntaramenya gucuranga, numvaga nzaba umukinnyi ukomeye, kuko sinatekerezaga ko nshobora kuvamo umucuranzi wenda ngo ngire aho ngera. Numvaga ibyo ntiyari kayanjye, numvaga gukina umupira, ndetse rimwe na rimwe ari igihe nk'uko ababyeyi wakajya usanga muri mu rugo muri kwitegura kujya gusenga, abandi bajya gusenga, ngewe nkafata inkweto nkajya gukina umupira. Numvaga ariyo mpano yanjye, ari nayo nzashoramo imbaraga. Gusa wenda koko itari impano yanjye, nanjye sinzi uko byaje kurangira. Utubwiye ko impano zari nyinshi mu gihe cyawe cy'ubwangavu, hanyuma se ubwiye utaza kuba umucuranzi wari kuzaba iki? Ko numva impano ari nyinshi.
impano ni nyinshi pe, impano ni nyinshi, umuntu ntiyapfa kumenya ngo uzaba iki byose utarabigerageza, ahubwo uragerageza ukareba icyagize imbaraga muri ibyo ngibyo, akaba ari cyo uhereza umusaruro, uhereza agaciro, mbese akaba ari nabyo uhereza umurongo. Urumva natangiye mvuga ngo nzaba umukinnyi, ariko sibyo narangirije nisanze nanjye mbaye umucuranzi. Yego. Mu buzima busanzwe buri muntu wese aba afite umuntu w'icyitegererezo, role model mu mvugo z'amahanga. Nkawe nka Clement ninde role model mu micurangire, ninde role model mu buzima busanzwe? Murakoze. Navuga ko nta role model mfite. Role model ni umuntu wese ukoze igikorwa cyiza kikangiraho, nkumva nanjye mu bwanjye kikangiraho ingaruka nziza, mbese uwo niwe role model wanjye, ntarinze nshingira ngo runaka. Yego, abantu bose hari ibyo ushobora kubigiraho, rero nanjye mbigiraho, hanyuma nanjye nkacuzinga muri birya nabigiyeho nkabibyaza umusaruro. Yego. Ninde muntu wigiyeho ukavuga ati uyu nguyu umwigiyeho aka kantu ku buryo wabibyajije umusaruro? Murakoze. Umuntu wa mbere nigiye kuri Mima. Ntitwabanye cyane, urumva tugenda duhura, wenda nagiye nko mu Rwanda gucuranga tugasuzanya bisanzwe, wenda nkabasha kuba nanagenda kuri studio yiwe nkabasha kureba ibyo akora. Cya mbere ni umucuranzi watangiye gucuranga kera, twe tutaranamenya n'ibyo tubamo, tukiri bato, ariko bitewe n'uburyo yitwara, imyifatire yiwe, guca bugufi kwiwe, bigenda nanjye bimpugura. Yego. Clement iyo yambaye neza aba yambaye iki? Icyo kibazo ko gikomera. Iyo nambaye neza, mbese ndi umuntu ukunda kwiyambara amakoboyi, mbese iyo nambaye neza, n'igihe nambaye nkikwiza, nkumva nanjye umwenda nambaye uramfitinze, nkumva sinavuga ngo wenda ngo iyo nambaye neza mba nambaye gutya. Amakara yose ndayambara. Oya, ariko buri muntu afite umwenda yambara akajya mu kirahure akavuga ndabona ndi smart. Murakoze. Kara ya mbere nkunda umukara n'umweru. Umukara n'umweru cyane cyane niyo myambaro yanjye nkunda, nambara nkumva kabisa ameze neza. Clement, umukobwa yifuza kuzashaka cyangwa akazamubera mama w'abana be agomba kuba yujuje iki? Murakoze. Icyo kibazo nacyo kirakomeye. Ikibazo kirakomeye, ariko uburyo nagisubiza, umukobwa gusa wenda icya mbere agomba kuba ari umunyabwenge, umuntu w'umunyabwenge, no mu buranga ari mwiza, w'umunyabwenge, umukobwa ukiri muto. Sinagahunda agendera kuri ibi ngo umukobwa ameze gutya. Uw'Imana izazana n'uwo, uw'Imana izakenera ko twubakana n'uwo, ariko cyane cyane mba numva muri ngewe umuntu w'umunyabwenge, ukiri muto, ukunda Imana, ukunda n'abantu. Burya arushaho gushaka ugasanga kubereye ikigeragezo mu rugo. Utubwiye ko uw'Imana izazana ari uwo, ariko ntabwo bishoboka. Buri muntu wese aba afite ibintu nka bitatu avuga ati uyu mukobwa byujuje namushyira mu mago. Ikintu cya mbere nakikubwiye ni ubwenge. Urumva ntapfa gushaka umukobwa wese nubwo yaba ari mwiza ku isura, ariko ushobora kumushaka ku isura ari mwiza, ariko ugasanga abuze ubwenge. Ibyo turemezanya. Nanjye rero ni nk'uko nguko mba numva umuntu nashaka ari umuntu w'umu-intellectuel kandi ukunda Imana, uca bugufi, usenga, ukunda abantu bose, usabana mbese. Dufite urubyiruko rwinshi ruri kuzamuka rushaka gucuranga no kubimenya, wabafasha iki nk'umuntu ubimazemo igihe? Murakoze. Icyo ni igitekerezo cyiza. Umuntu wese wifuza kumenya
akagusanga ntiwareka kumufasha uburyo twese tubereyeho natwe aho tugeze hari abadufashije rero ntiwavuga ngo urihererana ibintu hari undi ukwifuza serivisi kuba yashaka kumenya. Icyo tubakangurira ahubwo batwegere cyangwa begere abandi bafite inararibonye babashe kuba bagira icyo babakuraho, icyo babasoromaho. Mu tuntu n'utundi tugana ku musozo, uretse fone n'amafaranga n'iki kintu kindi kitabura muri kofi yawe? Murakoze cyane. Ikibazo cyiza. Ikintu cya mbere kitabura mu ikofi yanjye ni icyangombwa kabisa. Urumva amafaranga yabura cyangwa se ibindi bikabura, ariko icyangombwa uba wumva ufite umutekano. Gira icyo ubwira abakunzi bawe tugana ku musozo, ndetse n'abacuranzi muri rusange mukora umwuga umwe. Murakoze. Icyo abakunzi bacu bakunda ibihangano dukora, ikintu cya mbere turabasaba kudusapotinga, kudushigikira mu byo dukora. Burya nta wigira adafite mugenzi we. Iyo ukeneye gutera imbere wigira ku bandi, kubagize kuba afite icyo bakurusha ukabigiraho. Natwe rero iyo ducuranga mu gapostinga, yego ni byiza kandi turabashimiye kubwo gukoresha media cyane. Iyo mu postinga akenshi rimwe na rimwe tugenda dusoma amakomenti, abaduha ibitekerezo byiza, abagenda baduha courage, turabashimiye cyane. Mujye mushirizaho gukomeza kudusapotinga kugira ngo natwe tugire aho tugera, tugire n'ibindi mbese dutekereza ko twakora kubera mwebwe tubafite. Naho kuri abacuranzi bagenzi banjye, icyo mbakangurira cya mbere ni uguca bugufi, ni ugukundana, ni ukugira urukundo, kugira ubumwe. Ahatari ubumwe ntiwatera imbere, ariko hari ubumwe ujya utera imbere. Tugire ubumwe mu byo dukora, bizaduhereza imbaraga zo kubasha kugera kuri byo twifuza kugeraho. Nta gikorwa runaka muri kudutegurira nk'abacuranzi se? Igikorwa ndatekereza ko tubana ku rubuga, tugira imbuga zacu z'abacuranzi, ariko ndatekereza ko ubu nta gikorwa dufite mbese tuvuga ngo unyeretse wese buri muntu ku giti cyiwe, ariko kiri rusange cyo nta gihari twakibagezaho cyane pe. Reka dusoze tugushimira wakoze kwemera kuganira natwe. Nawe murakoze cyane, kandi tunabashimira kubwo kudahwema gukomeza gukoresha media. Media ni nziza. Twebwe tuba turi mu gihugu, abari mu gihugu mbese turi mu materaniro turanezerwa, twumva ko twe bihagije. Ariko abari inyuma hatariho media ibyo dukora ntibyabagirira umusaruro, ariko hariho media ibyo dukora bibasha kubageraho, nabo bikababera umugisha. Rero namwe turabashimiye kubwo gukomeza gusapotinga umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana no gusapotinga, no gufashanya, gutezanya imbere. Yego. Wakoze cyane. Nawe mwakoze, turabashimiye. Kunzi b'Amahoro TV, nanga dusoreje, dushimiye umutumirwa wacu. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao.